Nibyo iyi mihanda nawe ushobora kuba ubona yarabaye umwanda, yego nta gushidikanya kuri jye mba mbona hari byinshi bikwiye guhinduka, ariko kandi kuba birimo kandi babikora ntabwo baba bumva ko guhinduka ari ngombwa, kuko ubwabo udufaranga duke babonamo baba bumva duhagije kurusha gutegura hazaza ndetse no kudahindanya amazina ya bagenzi babo. Yego ibi niko wowe ubyumva, wowe niba uri umuyutuba, ariko kandi bifite byinshi byangiriza haba kuri sosiyete muri rusange ndetse na sosiyete y'ahazaza n'u Rwanda muri rusange. Niyo mpamvu kuri uyu wa gatanu inama yateranye habaye ndetse hakanaba ihuriro ry'abanyamakuru, maze uwitwa Scovia Mama Urwagasabo, umuyobozi w'itangazamakuru mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, agira bimwe agenda ashyiraho umucyo, ari nako umuyobozi cyangwa se umuvugizi wa RIB Murangira, uyu muramuzi cyane, yagiye agaragaza anibutsa bamwe mu banyamakuru zimwe mu ngingo z'ingenzi n'amategeko n'amabwiriza bagomba kugenderaho iyo bakora umwuga wabo w'itangazamakuru. Ibyinshi byaranze iyi nama n'uburyo bagiye bahanahana ibitekerezo kuva batangira kugera inama irangiye, nicyo banzuye nk'aho ari umurongo rusange ukwiye gukurikizwa. Ninjye wabiguteguriye kuri Hona TV, nizere ko wamaze gukora subscribe. Ndabizi urabyibuka ko hamaze igihe gitoya cyane, yewe kitarenga amezi 2 gusa, icyitwa ikigo cy'itangazamakuru kivuguruye imiyoborere yacyo, maze kirukana bamwe mu bayobozi bari bahari, kimika abandi cyangwa se kitora abandi bagihagararira. Muri aba batowe rero harimo Mama Urwagasabo cyangwa se Umutesi Scovia, wagiye agaragara mu bikorwa bigiye bitandukanye birimo gukebura rubanda, kuba bayereka rubanda umurongo ukwiye ubwo bagomba gucamo, yewe n'uburyo bakora ibikorwa byabo bakorera ku mbuga nkoranyambaga, ariko hatabayeho kwangiriza amazina y'abantu muri rusange ndetse no guhindanya isura y'abantu ku giti cyabo. Muri uru rugendo rero rw'uyu mubyeyi Umutesi Scovia bwo kuba yahindura, yewe anashishikariza imbaga nyamwinshi gukoresha neza imbuga nkoranyambaga zabo, ari nako nawe ari umunyamakuru, byaje kumuhira maze atorerwa kuba yahagararira ikigo cy'itangazamakuru. Yego mu minsi mike amaze kuba umunyamakuru, ubu ngubu afite umushinga witwa Ijwi Riranguruye ry'itangazamakuru. Uyu ni umushinga ufite intego yo kuba hashyirwaho umucyo, yewe akanashyiraho imirongo ngenderwaho ku myitwarire ikwiye kuranga abantu bose bakoresha imbuga nkoranyambaga. Mu gushyiraho uyu murongo kandi, uyu Umutesi Scovia yaje kuba yateranya abanyamakuru bakorera ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, maze abagira inama y'ukuntu bakabaye bitwara. Mu kubagira inama yababwiye ku kijyanye n'ukuntu bandika inkuru, ariko kandi anabanza kubibutsa ko buri wese ufite aho ahuriye n'itangazamakuru, yaba yitwa umunyamakuru yaba atita umunyamakuru, muri rusange sosiyete muri rusange ibimufata nk'umunyamakuru. Mu magambo ye yababwiye ko burya nubwo umunyamakuru batekereza ko ari umuntu ufite ikigo akorera, na bandi bakoresha imbuga nkoranyambaga zabo bagomba kwitwararika amategeko n'amabwiriza y'abanyamakuru b'umwuga, kubera ko bo ari abanyamakuru b'abaturage. Mu yandi magambo yashakaga kuvuga ko amategeko agenga abanyamakuru basanzwe agomba no kugenderwaho ku bantu bose bafite aho bahuriye n'isangiza ndetse n'ihanahana ry'amakuru ku mbuga nkoranyambaga hifashishijwe murandasi. Umutesi Scovia rero mu kugaruka ku bigiye bitandukanye bigaragara kuri izi mbuga nkoranyambaga, yaje kuba yasobanura ibintu bigiye bitandukanye, maze aza gutanga urugero rw'umunyamakuru wigeze gutambikira. Uwo nawe ndi yatanze urugero kuri Fata ku Mavuta, aho yavuze ko uwitwa Fata ku Mavuta bagiranye ikiganiro, maze aramubaza ngo mbese ubundi Scovia ko bavuga ko umugabo wawe yaba akomeye urabivugaho iki? Maze Scovia nawe aramusubiza ati yego nibyo, umugabo wanjye arakomeye kuko n'ubundi arihariye kandi aruta abandi mwese, kuko niwe wenyine ushobora kuba yangiraho uburenganzira undi wese atapfa no kugira. Nkaho ibi bitari bihagije kuri uyu Fata ku Mavuta, yakomeje kongera kumubaza, maze na Umutesi Scovia nk'uko yagiye abitangaza nawe amubwira ko burya icy'ingenzi atari post afite, ahubwo icy'ingenzi ari izina afite n'agaciro afite imbere y'uwo yashatse. Ahangaha Scovia yashakaga kwerekana ko hari
abanyamakuru bakomeje kugaragara nk'aho badashaka gukora umwuga w'itangazamakuru ngo bakore inkuru, ahubwo binjira mu makuru ndetse n'imbuga nkoranyambaga bashaka gukora abantu kurusha kuba bakora inkuru. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira we mu magambo ye yavuze ko nk'uko Sikovia yagiye abitangaza ko buriya umuntu wese uzagaragaraho n'ikosa azajya ahamagarwa, maze umuvugizi wa RIB nawe avuga ko nk'uko bisanzwe uzajya atunga urutoki yewe akaba yanagaragazwa nk'umuntu wabaye intandaro yo kuba yaba icyaha azajya atumizwaho nta maka. Abayutuba rero bagenzi banjye n'abandi mwese mufite aho muhuriye no gutangaza amakuru, iki ni igihe cyiza cyo kwicara ngo tujye dutekereza ku byo dukora, tunibuka ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibi twita nk'aho ari byiza, twita nk'aho ari akazi kacu ka buri munsi, bishobora kutubyarira amakosa maze tukisanga ahabi. Byinshi rero bizagenda bikorwa mu itangazamakuru hakurikijwe uburyo bumwe cyangwa ubundi nk'uko byatangajwe muri iri huriro ndetse n'uyu mushinga. Nijye uzajya mbikugezaho. The Hola One present kuri Hola TV. Nizere ko wamaze gukora subscribe, share na comment ngo tujye tubana, ndabakunda cyane.